bantu badukurikiye naje kubabwira ngo naje kubwira abahanuzi cyane ngo mwongere musenge munasaba Imana imbabazi kuko igihe muri mu kiri kubabaza Imana muri gutera Imana gahinda ku rwego umuhanuzi asigaye ageraho yajya kubwiriza akabongo ngenda shima Imana ngo yamaye amabere ngo yamaye amabuno Imana yacu muri kuyitera gahinda muri kuyibabaza mu izina rya Yesu Imana ikumbwira ngo mbabaze ese imirimo y'Imana yarashize ku buryo musige muragera imbere y'abantu mukabura ibyo muvuga mukavuga ibintu bijyanye na morali yanyu mukavuga ibintu bijyanye n'ibyo murarikira ese imirimo y'Imana yabaye migufiya ese Imana ntabwo igikora ku buryo musige murabura amashimwe. Yes, ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira Prophet Ezekiel TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe na nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Uyu munsi twagiriwe amahirwe, tugirirwa umugisha n'Imana kuba yaduhaye amahirwe yo kuramuka, kuba yaduhaye umunsi mwiza nk'uyu nguyu, tukaba turi no kumwe n'umukozi w'Imana akaba ari n'umuvugabutumwa kuri Prophet Ezekiel. Reka tumwakire. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Mr. Aria. Meze neza ndashima Imana. Uri umutumirwa wacu uyu munsi twagiriwe amahirwe kwakira kuri Prophet Ezekiel. Tuguhaye ikaze. Nanjye ndabishimiye mwakoze kungirira icyizere cyo kuza guhagarara imbere yanyu. Nukuri kose ni iby'agaciro gakomeye. Buriya muri iki gihe agatuti karagoye. Kubona umuntu yakugira icyizere akavuga ngo vayo imbere y'abantu bangana gutya muri benshi murenga 7,000 mudukurikiye. Nanjye mbifite ku mutima Imana bampera umugisha. Yego. Meze neza. Meze neza. Amakuru ni meza ndashima Imana. Numve ko hano tukwakiye ari mu rugo wisanzure kandi uhawe ikaze. Murakoze cyane. Ikirere cyaje kudutenguha kibana kibi, reka tugerageze twihute kugira ngo gahunda zigende neza. Reka dutangire n'isengesho hanyuma undi tuganire neza. Tumaze gusenga mbere yo kutangira n'isengesho reka mbanze nibutsa abantu gukanda subscribe waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Ibuka gusiga ukoze subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bivuga butumwa iyobokamana bijye bikugeraho umunsi kundi uko bwije nuko bukeye. Reka dutangire n'isengesho hanyuma ubundi tuganire. Imana ibereze umugisha. Mana yacu Mana igira neza. Yakubaho Imana turagushimye. Tugushimye kuri Imana yaturinze. Tugushimye kuri Imana igigirira neza umuntu akaramuka atari ubwo yatanze ibitambo, akaramuka ataruka kiranutse ariko akaramuka kubera ubuntu bwawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, ingoma yawe niyogere mu isi no mu ijuru mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rirambwira ngo ugiye kukuvuga abanza ave mu bidatunganye. Nyemerera ubanze tubabarire gucyangwa kose watubonyeho mu izina rya Yesu. Ababyeyi ubeze, abasore n'umutweze, abana batoyi ubeze kugira ngo ibyo tugiye kuvuga bibashe gukorwa mu izina rya Yesu. Nyaguhora ku ngoma Imana dusenge abantu badukurikiye ubagirire neza, ubatabare, ubarengere mu izina rya Yesu. Igisika kibari imbere gituma badasingira umugisha wabo nyemerera ugikureho uritagure mwami Imana inyiki zose zituma batagera Kanani neza mu izina rya Yesu. Ubaritagurire Yeriko mu izina rya Yesu kugira babashe kugera Kanani bana natwe none n'iteka ryose. Amen. 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 Ni karibu. Murakoze cyane. Bantu badukurikiye naje kubabwira ngo naje kubwira abahanuzi cyane ngo mwongere musenge munasaba Imana imbabazi kuko igihe muri mu kiri kubabaza Imana muri gutera Imana gahinda ku rwego umuhanuzi asigaye ageraho yajya kubwiriza akabongo ngenda shima Imana ngo yamaye amabere ngo yamaye amabuno Imana yacu muri kuyitera gahinda muri kuyibabaza mu izina rya Yesu. Imana ikumbwira ngo mbabaze ese imirimo y'Imana yarashize ku buryo musige muragera imbere y'abantu mukabura ibyo muvuga mukavuga ibintu bijyanye na morali yanyu mukavuga ibintu bijyanye n'ibyo murarikira. Ese imirimo y'Imana yabaye migufiya ese Imana ntabwo igikora ku buryo musige murabura amashimwe. Imana iri kubabwira ngo yabahaye ibyo kuvuga, yabahaye ubuhamya, yabakoreye byinshi, yabakoreye ibitangaza ku buryo mwajya kubwira abantu bagahembuka, abantu bagahembukira imbere y'Imana. Ese ijambo ry'Imana ko ritubwira ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Ese umuntu naza
uzahemburwa n'iki? Ese umuntu naza mu ikode bamusohoye wowe ugatanga ubuhamya bw'Imana yaguhaye amabere, uri n'umubyeyi ushaje, ese azahembukira imbere y'Imana ate? Ese imirimo y'Imana yarabuze ku rwego musige murabura ibyo muvuga, mukavuga ibintu mwishakiye mu izina rya Yesu? Imana yabahaye ubuhamya, Imana yabahaye, yabakoreye byinshi. Hari abo Imana yahaye amazu barabaga hanze baranyagirwaga, hari abo Imana yishuriye ideni kandi bari babahaye na cyamunara. Ibyo byose Imana yarabikoze. Hari abo Imana yahaye urubyaro bari bamaze igihe kirekire barabuze urubyaro, baragenda mu bapfumu bikanga, Imana irazi bakuruzi neza, irangije ibahereza abana. Hari abo Imana yagiriye neza ibakura mu tubari, ibahereza kwitwa abana b'Imana, ibahereza guhagarara ku ruhimbi. Ese ko imirimo y'Imana yaje? Ese ko imirimo y'Imana mwayibonesheje amaso? Kubera iki mutari kubivuga uko bikwiye, mukaza muhanura iby'amarari yanyu mukavuga ngo Imana ishimwe kuko mwayabahaye amabere n'amabuno? Ese ibyo koko byari bikwiye kuvugirwa imbere y'Imana? Ibyo ngibyo muratisha. Niyo mpamvu mutagisenga ngo abadayimoni bave mu bantu, nuko mwimitse. Haleluya! Iby'amarari yanyu mu nzu yayo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire, ibyo murata na Satani arabitanga, ibyo murata isi nayo irabitanga. Ejo wikoza Nigeria ukaza ayo mabere yateye uko ushaka, wikoza hariya hirya ayo mabuno akaza ateye uko ushaka. Ndagira ngo mbabwire, mubwirize abantu ko Imana itanga amahoro, mubwire abantu ko Imana ihembura, mubwire abantu ko Imana igira neza, mubwire abantu ko Imana ikura abantu mu bugumba abana bagatanga mu mbuga, mubwire abantu ko Imana ifite imirimo yinshi, mubwire abantu ko Imana ishoboye gufata ibyari bitariho ikabihindura ibiriho. Imana yabwiye Ezekiyeli ngo ahaguruke ngo bagende, ngo arangije amujyana mu kibaya, ngo aramubwira ngo witegereje, ngo warebye aya magufa, undi ati nayoroye neza, ngo yahanurire, ngo uyabwire, ngo uyasubize mu mwuka. Rero namwe Imana ikeneye ko mutanga umwuka w'ubugingo ku bantu b'Imana. Imana ikeneye ko mutanga ihumure ku bwoko bwayo. Ese umuntu aje gusenga, hari igihe umuntu aza gusenga yarabuze amahoro yo mu mutima, agahembukira imbere y'Imana bitewe n'ubuhamya utanze. None uri gutanga ubuhamya ngo Imana yampaye agasura keza, ngo Imana ngo yankoreye ibi ngibi, ngo Imana yampaye gutera neza. Ese umuntu waje mu rusengero ashaka amahoro, ese ibyo ngibyo byamuhembura? Ni ikibazo. Ese uwo nguwo Imana ishimwe waje gusenga, nimwe muri kubera abandi ikiraro, mugatuma bataza, mugatuma batambuka, inkoni y'Imana igiye kubageraho. Nagiraga ngo mbabwire mw'abakozi b'Imana mwe, mwongere mube maso. Amazi ntakiri yayandi, ikibi cyarinjiye kandi utarabaye maso cyarangije kumugeramo. Musubire ku isoko, mwongere mutange umwuka n'ubugingo ku bantu b'Imana. Imana iduhana umugisha. Amen. Ariya reka tugushimire tubikuye ku mutima, by'umwihariko nuko ikirere cyakomeje kudutenguha cyane, ariko uko biri turagerageje. Reka ngushimire nkubwira ngo Imana iguhereze umugisha. Ni karibu no gusoza dusengera abantu badukurikiye. Mana nziza, uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo kubahwa, tubihaye agaciro dushingiye ku mirimo wakoze. Hari icyizere ko n'ibintu uzabikora dushingiye ku byo wakoze. Hari icyizere ko ubuzima butarimo Yesu, hari icyizere yuko ubuzima budafite Yesu wabuhereza ihumure. Waravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Natwe dusengeye abantu barushe n'abaremerewe kugira ngo ubagirire neza, ubatabara uzindutse, ubakorera ikibemeza mu izina rya Yesu. Ubatabare abanzi babagihari batazagira ngo warababeshe, abagushakana ubwiza n'icyubahiro ndetse no kudapfa, babikoresha ibyiza badacogora. Natwe ntago ducogoye kugukorera mu izina rya Yesu. Abashaka akazi ukabahe, ababuze urubyaro ubahereze mwami Imana guheka, abafite inzira n'inyota byo gukiranuka ubahereze mwami Imana ubuzima bufite ubuzima
ubahereze mwami Imana, ubahereze icyo bagushakaho none n'iteka ryose. Amen.